Natakumvira umuteze undi cyangwa babiri. Mata igice cya 18 mirongo 16. Ariko natakumvira umuteze undi cyangwa babiri, ngo ijambo ryose rikomere mu kanwa k'abagabo babiri cyangwa batatu. Mu rugendo rujya mu ijuru, ntabwo dukwiye gupfa kwemera gutakaza umugenzi. Bitandukanye n'ibyo Kayini yatekerezaga, turi abarinzi ba bene data. Uwiteka abaza Kayini ati, Abeli murumuna wawe ari he? Aramusubiza ati, ndabizi se, ndi umurinzi wa murumuna wanjye. Itangishe cya 4:9. Uwiteka ntiyigeze asubiza Kayini kuko nta matwi yo kumva yari agifite. Yahise amubwira iby'urubanza rumuguyeho. Ariko igisubizo cy'ikibazo cya Kayini cyari yego, uri umurinzi wa murumuna wawe. Niba hari mwene data umwanzi ari gushaka gukura mu nzira ijya mu ijuru, tugomba gukora ibidushobokera byose ngo tumurinde kuyivamo, mu gihe tukimufata nka mwene data dufatanyije urugendo. Niba mwene data duhemukiye tukamubwira icyaha cye twiherereye ntatwumve, ni ngombwa gushaka undi mwene data umwe cyangwa babiri ngo badufashe kumuhugura. Kenshi abantu babiri iyo bagize kutumvikana, hari ubwo kiba atari ikibazo gikomeye, ariko kuko buri wese afite uko abyumva bakananirwa guhuza. Iyo habayeho guhemukirana mu ruhande rw'umwe cyangwa bombi, ni ngombwa ko bashaka undi ubafasha kugaruka mu bumwe. Ni ngombwa gushaka umuhuza wo kubajya hagati akabunga, agacyaha uwakosheje kugira ngo yihane. Iyi ntambwe ya kabiri ku muntu waduhemukiye, hari ubwo tutayitera ku bwa cya kibazo cyo kutagira urukundo, tugahita dusimbukira ku myanzuro ko mwene data atakiri umuntu w'Imana kandi ari umwanzi uri gushaka kumukura mu nzira. Nanone iyo bigenze bityo, tuba twanze kuba abafatanyabikorwa b'Imana mu kumugarura mu nzira, tukaba abafatanyabikorwa ba Satani wo kuyimuvanamo kubwo kwanga imvune y'umurimo wo kunga Imana n'abantu bayo. Niba twihutira kwanzura ko mwene data ari umupagani kuko yanze kutwumva kandi nta wundi muhuza twashatse ngo adufashe kumuhugura, ntacyo tuba tumurushije, kuko ibyo Umwami Yesu yatubwiye gukora tuba tubisuzuguye, tukaba tumugomeye. Mumpamagarira iki muti databuja databuja, nyamara ntimukore ibyo mvuga? Luka igice cya 6:46. Yesu yaduhamagariye kuba umwe nawe ndetse na bene data. Yaduhamagariye umurimo w'ubwiyunge hagati yacu n'Imana no hagati yacu ubwacu. Ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyabikibabaraho ibicumuro byabo, kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo, ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe. Nuko rero turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana. Abakorinto ba 2 igice cya 5:18 kugera ku 20. Yesu yavuye mu ijuru aza mu isi, yemera gupfa ku musaraba ngo aronke abagenzi bajya mu bwami bwe. Mu gihe abaronse, ntabwo dukwiye kwemera ko umwanzi abasubirana uko yishakiye. Dukwiye gufasha Yesu kuronka no kudatakaza abo yapfiriye. Uwo ni wo murimo dushakaho kuruta kubwiriza byinshi kandi twaranze kumufasha gukiza bene data umwanzi ari kuriganya. Dusenge. Mwami Yesu, mpa kwemera imvune y'umurimo wo kukunga n'abandi, ume no kumenya abahuza bakwiye mu gihe mwene data nkoshereje. Mu izina ryawe Yesu.